ariko umuntu wibuka hari ikintu Imana yakoze ukaba warayibonye muri rya joro, ukaba warayibonye muri za saha, ukaba warayibonye wa munsi inama ziteranye, abantu bazi ko buri bucyurira bugacyuririmba, abantu bazi ko buri bucyumwaye bugacyushima Imana. Rambura ibiganzo yishimire, bwira ibintu Imana ibintu bibiri, yibwira bitatu, uyibwire ngo ndagushimiye na cya kindi waragikoze, na cya kindi ni wewe wagikoze, na cya kindi ni wewe wagikoze. The last time la zebole la voki illustrere with the last time binia. Ni Imana itagira inyuro, abantu baduhaye baraducyuriye, abandi baravuze ngo niba batugize, ariko ndagira ngo ngutangarize ko iyo amaboko y'abantu akurekuye, ay'Imana arakwakira kandi akakurera akagukuza. Ni Imana itagira inyuro, iyo ducyurira twari gukorwa n'isoni. Ndashaka kuvuga Imana igiye gutsikamira abadayimoni, ndashaka kuvuga Imana igiye kurwanya ibikuriho, ndashaka kuvuga Imana igiye gutabara babibona, ndashaka kuvuga Imana yaciye impaka ku buzima bwawe. Olade stekerebrere, ndashaka kuvuga Imana ishaka gukora ikintu abadayimoni nabo bagatangara bakavuga ko ari Imana igikoze. Muri hano ngo tuvuge ngo amen. Twese tuvuge ngo amen. Ndagira ngo mbaganirize umwanya utari munini, dukomereza aho twari turi ku cyumweru. Hanyuma nibidukundira n'ejo tuzasoza. Ndagira ngo rero dusome urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, igice cya 4 umurongo wa 16. Igice cya 4 umurongo wa 16 haranditse hati: nicyo gituma tudacogora, kandi nubwo umuntu w'inyuma asaza, umuntu wacu w'imbere ahora ahindurwa mushya uko bukeye. Kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Natwe ntitureba ku biboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko iboneka ari iby'igihe gito, naho rero ibitaboneka bikaba ari iby'iteka ryose. Amen. Muri hano mpanure? Muri hano mbahanurire? Mwarambura ibiganza torero? Twese haleluya. Amen. Ndashaka kuvuga impamvu eshatu zituma tudacogora. Ibicogoza bihari, ibitunaniza bihari, ariko ntiducogore gukora no gukorera Imana. Muririmbyi yaravuze ngo niyo mpamvu ntarambirwa gutegereza Uwiteka, nubwo umuntu w'inyuma asaza, ariko umuntu w'imbere agenda agirwa mushya. Hari impamvu zumvikana Imana yavuze kandi ziba mu mitima yacu zituma tudacogora gukorera Imana. Naho abantu bavuga, naho abantu baturwanya, naho abantu batatwemera, naho byagenda gute, ariko ntiducogore gukorera Imana. Rata torero haleluya. Amen. Kamvugane n'abantu bari hano. Dufite impamvu nyinshi zituma tudacogora gukorera Imana. Reka mvuga impamvu ya mbere, nuko tuzi uwo dukorera ko ari inyangamugayo. Amakuru twapereje kwa basogokuruza bacu, uhereye kwa Aburahamu ukagenda ukagera kuri Dawidi, yaravuze ngo nari umusore, none ndinze saza, sindabona uw'Imana yahemukiye, sindabona umukiranutsi asabiriza cyangwa se ngo urubyaro rwe rukorwe n'isoni. Ayo mateka y'Imana yacu atwemeza kugomeza kuyikorera, kuko ntawe yigeze ihemukira.
ni Imana ifite umwihariko. Iyi Mana yacu impamvu tudacogora kuyikorera, twamenye ko ari Imana izirikana, twamenye ko ari Imana yishoboye, kandi yongeye kutwereka ko ari Imana ibashije. Ni Imana ifite imbaraga, ni Imana yiyubashye, ni Imana yishoboye, ni Imana ishoboza abadashoboye, ni nayo iha intege abarambiwe, ngo n'abatibashije ikabongeramo imbaraga. Byaraye bigaragaye ko Imana yacu itagihemuka. Hari abantu bigeze babona itabatereranye ngo bamvugire ngo amen. Hari abantu bemeza ko Imana yacu ari inyangamugayo ngo mwongere mumvugire ngo amen atorero. Twese haleluya. Hari abantu bayibonye barinda amenyo y'abasetsi bakavuga ati twarayibonye, ngo bandamburire ibiganza bayimera icyubahiro. Tinza y'ibiganza, tinza y'ibiganza, tinza y'ibiganza. Ndashaka kuvuga Imana igiye gutsikamira abadayimoni, ndashaka kuvuga Imana igiye kurwanya ibikuriho, ndashaka kuvuga Imana igiye gutabara babibona, ndashaka kuvuga Imana yaciye impaka ku buzima bwawe. Ola de stekerebre. Ndashaka kuvuga Imana ishaka gukora ikintu abadayimoni nabo bagatangara bakavuga ko ari Imana igikoze. Muri hano ngo tuvuge ngo amen. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana, shimwa we. Haleluya. Turavuga, turavuga ishimwe, turavuga bamwe biringiye abantu ndetse baba wowe ntujya ayiwe tayibire fosti wowe ntujya uhemuka. Ndashaka kugutangariza Imana itagihemuka. Ndashaka kukubwira Imana itagukoze isoni. Ayi hari abantu bayibonye ngo bangirire baca. Tinza y'ibiganza, ukaba warayibonye itarahemutse, ukayibona warwaye, ukayibona bakuvuze, ukayibona abantu bakwanze, ukayibona abantu bigiyeyo ariko ikongera ikahagaragara, ukayibona abantu bavuga ngo ntibizakunda ariko Imana ikabiha itegeko, ukayibona. Niba uhari tera haleluya yo muri sirasi hasi bijyanye na volume yacu. Twese tuvuge ngo amina cyane. Ikindi ni Imana idahemuka. Ni Imana niyo abantu bakwanze yo ibikivuga ko ari Imana yawe. Ni Imana itakwisanisha n'abakwanga. Ni Imana. Narishatse kukubwira ngo ikintu cyambere gituma tudacogora kuyikorera nuko ari Imana itari impemu, Imana idahemuka. Ikindi ni Imana itumva amabwiriza. Icyambere ntabwo ubeshya, icya kabiri igira imbabazi, icya gatatu ijambo yivugiye irikurikirana imyaka ibiri. Nta gacu ko guhinduka, nta gacu ko guhinduka. Icyambere ntabwo ibeshya, ivuze ibintu ariko. Icya kabiri igira imbabazi kandi z'ubuntu, icya gatatu ijambo yivugiye
irikurikirana imyaka ibihumbi. Narishatse kukubwira iki? Narishatse kukubwira ko idahemuka, ikindi ikagira imbabazi itishyuza. Mu kintu cya mbere kinezeza Imana ni ugutanga imbabazi. Ikindi Imana twakoreye kandi dukorera ni Imana itagira inyuro. Ni Imana itagira inyuro. Abantu baduhaye baraducyuriye, abandi baravuze ngo nibo batugize, ariko ndagira ngo ngutangarize ko iyo amaboko y'abantu akurekuye, ay'Imana arakwakira kandi akakurera akagukuza. Ni Imana itagira inyuro. Iyo ducyurira twari gukorwa n'isoni. Alala twese haleluya. Cya kabiri ni uko Imana yacu itagaye imibyizi. Mu ntege nke zawe zose ikwemera uko uje. Imibyizi yose ya data we Imana iyiha agaciro. Iherutse gukora agashya. Yesu yaciye umugani umwe, arangije aravuga ngo bamwe batangiye saa moya, abandi batangira saa tatu, abandi saa 11, abandi bagira gute, ngo ari kwije guhemba. Yewewe, iyo ukigera hano bakakuzamura hari abajya impaka kuko bahageze kera. Iyo Imana ihinduye izina ryawe hari abatera impagarara. Ariko ndagira ngo mbabwire ko ijuru ari rinini, n'ibihembo n'imishahara yo guhemba b'Imana yangaje irayifite. Wijima ko Imana ifite ukuntu izahemba umuntu yahamagaye. Hanyuma ngo Yesu aje, ngo aje guhemba, ngo ahera ku bahageze saa 11, ngo irabahemba. Ngo abari bahageze kera batangira gutera itiko. Imana iravuga ati wowe nzaguhemba ibyo twavuganye, nawe nguhemba ibyo twavuganye. Ni Imana itagaye imibyizi. No mu ntege nke zacu Imana ijya yemera uko tuyikorera. No mu bushobozi bwacu buke ijya yemera uko tuyikorera. Ni Imana izirikana, ni Imana idasanzwe, ni Imana izi guha agaciro umubyizi. Humura mwana wanjye, ibyo uvuga byose ndabyumva, kandi imbere y'uko ubimbwira mba namaze kubibona. Kandi ntuterwe ubwoba n'ibyo byose bikugose, kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Ndumva hari umuntu ndi kubwira muri iri teraniro. Humura mwana wanjye, ibyo uvuga byose ndabyumva, kandi imbere y'uko ubimbwira mba namaze. Kandi ntuterwe ubwoba. Ndumva hari ibintu Imana igiye kunaniza. Ndumva hari ibyari biguteye ubwoba. Ndumva hari ibyari biri kugukanga, ariko Imana yibutse inzira zawe, yibutse amasengesho yawe, yibutse ibyo ugomba gukora. Yibutse abantu bagiye baturebera mu ruhande rw'intege nkeya bakavuga ibyo bashaka, ariko Imana ikabika imbaraga ku ruhande. Reka nkubwire, Imana ntibirangiriza byose. Reka utakurusha gusenga nakagutera ubwo. Turafite Imana ibasha gukora. Imana ibari imibyizi. Igituma ntinze mu rugo, igituma tudatandukana n'abo twashakanye, tubara ibishoro tumaze gushora, tuhafite imibyizi myinshi muri ruriya rugo. Igituma utinda mu itorero ni imibyizi myinshi uhafite. Imibyizi myinshi ufite ku Mana niyo ituma tudasubira iki inyuma. Uri murabyumva? Tukareba kubita boneka. Uri kurabyumva? Iyo utazi kubara agaciro k'imibyizi yawe uyipfusha ubusa. Njya mbwira umudamu wanjye, nkabwira nta mpamvu zo gutandukana zihari, kuko imibyizi tumaze gukora iranyemerera kudasubira inyuma. Yaje ibere rimeze rike, none ubu rimeze gutya.
bivuga ngo ahakoze akazi, ahamaze kuhagira imbyaro bariyo mibyizi ahakoze. Ariko nawe ntiyasigaje, nanjye nari umusore none ndashaje. Imibyizi tumaze gushora hariya ni myinshi, ntitwemerera gutandukana, kuko igituma Yesu abigishwa baramubwiye ngo dore impamvu nyinshi zituma tutagutakaza. Aravuga ngo twaragukurikiye kandi ngo tukurebye tumara. Abigishwa ba Yesu bari bamaze imyaka 3 n'igice bamuri inyuma, baravuga ngo twabanye nawe imyaka myinshi, akazi kenshi twarakaretse ku bwawe, hari ibintu twareta. Aravuga ngo twakuva tukajya ko twasanze ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Babari imibyizi babanye nawe babona ntibayipfusha ubusa ngo basubire inyuma. Reka nkubwire, iyo tubaze ibyo twakoze mu itorero ndetse n'ahandi, dusanga nta mpamvu zo gusubira inyuma. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo twebwe tureba ku bitaboneka, kuko iboneka ari iby'igihe gito. Iyo ufite imibyizi myinshi, tekereza sha, ukaba warubatse urugo mukodesha, wahagera mwakubaka etaje, n'imibyizi wahashoye n'inama watanze, ugashaka kuvuga ngo nibwo havuye. Muzi ko iyo nayo ari karande yo kugenda utagaguza imibyizi, utazasubira kugira gute. Reka nkubwire, utarumvise ijwi rimukoresha ntazumva n'irimuhemba. Buriya sinzi ahantu mperutse gusura ndabwira ngo ibintu bizanyere bishobora gutuma utinda mu itorero ni akazi wahakoze. Iyo uje ukicara ku ntebe wahasanze, ukavugira kuri mikoro wahasanze, ukaririmbirwa na korari wahasanze, bakubaka inzu y'Imana ureba aho hantu, kuko ntacyo wahashoye no kuhava buzahava vuba rwose. Ntabwo rwose kuhatinda uhari. Kubera iki? Ariko iyo ugiye kugenda wibuka mikorofone waguze, wibuka amaturo washyize mu giseke, waba ari imyaka ugasanga yararimo ikibanza, ukavuga ngo Mana ibi sinabisozesha ipfabusa, ntabwo nzavaho Yesu ari. Ukahakwamira. Ntabwo tuba hano kuko badukunda, ntabwo tubaye hano kuko batwemera, turabizi. Ariko imibyizi twakoreye umwanya twahatanze kuva tukiri bato, kuva turi abasore, tubari iyo mibyizi tukavuga ngo hoya, naho batuvuga, naho badusebya, ntituzahava, dutegereje ingororano. Ndashaka gufata icyo Kristo yafata. Hari abantu bari hano ngo bamvugire ngo amina. Twese haleluya. Ndafashijwe kandi ngiye gusoza, sishaka ko ninda. Muririmbyi yaravuze ngo ntabwo nzacogozwa nica mugongo, abazi mubwirane ave wabwoba we, ndamara maje pe kujya mu ijuru. Ibicanege n'ibyinshi, abazwe yaguca intege ni benshi, kandi iyo Satani ashaka kuguca intege atura akanwa kabo musengana, aragatira ko kanwa kagakoresha, atira ubwenge bwabo, atira ibyo biza, atira amatitire, akaza akagukanga. Ariko hari ibintu Imana iherutse kubwira Zerubabeli, irabwira ngo iriya misozi ubona iri imbere, iriya irumbaraye, iriya ihagaze imbere, nzararatosikarabirevo, nzayihindura ibibaya. Iramubwira ngo si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, njyewe Uwiteka nyirisha umwuka wanjye ku bantu batari abanyembaraga. Iyo bavuze abanyembaraga baba bavuga imbaraga nk'eshatu cyangwa enye zikora mu isi. Hari imbaraga z'imiryango papa. Iyo ufite imiryango ikomeye muri iyi si uravuga rikijyana.
iyo babwiye ati ndi mwene kanaka cyangwa nziranye na, ntudepoza hose uratambuka. Ikindi cya kabiri, iyo ufite amafaranga ntibigombera ko wize, bose barakubaha kandi hose barakingura. Ntunasaba umwanya w'imbere, barahakwicaza. Ntunakenera ko bakuvuga mu izina, bo barabirepeta bakabivuga kandi yatatawe. Izo ni imbaraga zikora. Hari igihe bazitwaza bagashaka guhagarara imbere y'abana ati wowe ntuzandengana. Cya mbere ndazwi, cya kabiri ifite amafaranga, icya gatatu, icya gatatu, icya gatatu, icya gatatu, icya gatatu, icya gatatu, ufite amateka. Umva uko Uwiteka abwiye Kuro muri iri teraniro. Aravuga ngo nzakugenda imbere ahataringaniye mparinganiza, bihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, nzaguha ubutunzi buri ahantu hiherereye. Imana ninyemerera kugenda imbere muri uyu mwaka. Imana ninyemerera kugenda imbere muri uyu mujyi. Imana ninyemerera kugenda imbere aho ukorera. Imana ninyemerera kugenda imbere iringaniza ibintu bitaringaniye. Hari abantu bagera kuri 70 ngo baherutse kwiyiriza ubusa, baravuga ngo ntituzarya ntituzanywa tutarica Pawulo. Babishyiramo amafaranga, barinvestisa ibintu byinshi. Imana irabareba irabihorera. Biravuga ngo barabikora nkabihorera, bakibwira ko mwanye nabo rwose, ariko nzabishyira ku murongo uko bikurikirana. Hari Imana ntiyitaye ku biguzi bagutangiye ngo uko bifuza, yitaye ku cyo yavuganye nawe. Kandi ntiwirirwe uyisaba kurinda sekirite yawe. Ni ibintu Imana yaraye yanzuye ibishyiraho kurinda umutekano wawe, yabigize ihame. Uri mu Rwanda cyangwa mu mahanga, uri mu kazi cyangwa utari wakabona, uri mu mujyi cyangwa uri mu cyaro, kurinda umutekano wawe ni ibintu Imana yashoyemo imbaraga. Ntabwo iteye ubwoba n'abapfumu, ntabwo iteye ubwoba n'abahererekanya uburozi, ntabwo iteye ubwoba n'abakuvuga nabi. Kurinda sekirite yawe, genda nka mine yigenza. Imana yabyemeye ngo nzakurindira aho uzagira gute, uzajya hose. Torero, haleluya! Reka nkubwire ikindi gituma tudacogora gukorera Imana, ni amateka dufitanye. Ni amateka ufitanye n'Imana. Abantu bakubonye vuba ukuze, ariko ntibazi uko wakuze. Bakubonye ushatse, ariko ntibazi uburyo washatse. Bakubonye ugenda mu modoka, ariko ntibazi uburyo wayigezeho. Amateka dufitanye n'Imana ni atari atuma tudasubira inyuma cyangwa ngo ducogore. Abo kuducogoza barahari, nibyo kuducogoza birahari, ariko amateka. Abisirayeli baherutse kugera ku nyanja itukura ngo bayambuka nk'ahumutse, ngo bageze imbere bahura n'abanaki bagiye gutata igihugu. Baravuga ati reka nkubwire, mureke tunyeganyize ku mateka. Iyabanye natwe twambuka ya nyanja ni Imana isumba cyane ababanaki. Reka nkubwire, niba hari igihe Imana yakurinze amenyo y'abasetsi, niba hari igihe Imana yagutabaye, niba hari igihe wayibonye iri gukora, niba hari igihe yagukijije indwara, niba hari igihe yakuzuye, niba hari igihe yakuburaniye, niba hari igihe yakurenganuye, niba hari igihe yagushigikiye, niba hari igihe wabonye ko Imana ibaye mu ruhande rwawe, ndagira ngo ngutangarize ko ya Mana idasaza, ntabwo yimutse, iracyahari, iracyakora, iracyagushyigikiye, ntirakureka. Torero, haleluya! Ayo mateka rero aratubwira ngo Imana yacu iracyakora. Imana yacu iracyakora. Imana yacu iracyahari ngo yongere gukora. Ndumva ndi guhanurira umuntu muri iri teraniro. Ndumva hari umuntu ndi kubwira, we watekerezaga ko wapfa ejo, ndagira ngo nkubwire ko bitari byagira gute bitagikunze. Reka nkubwire,
twebwe Imana yadushigaje nk'imbuto. Ako murakumva? Dawidi yabwiye abana ati sizapfa nzarama, mpamvu zanjye zo kurama nizi ni ukugira ngo njyewe mbe mize y'Imana, mbe inzu ndangamurage. Abashaka kubona ukuntu Imana irokora bazaze mbabwire. Abashaka kumenya ukuntu Imana ikura ku cyavu bazaze mbabwire. Abashaka kubabwira ukuntu Imana itabara, ukuntu uturana n'umuntu ukamukorera ukamugirira neza ariko akaguhemukira, ukamuririmba imbere ariko akagutera amacumu, ukamubwiriza ariko akagutera amacumu, bazaze mbabwire. Ati impamvu zanjye zo kurama ni ukugira ngo ntekerereze abantu imirimo y'Imana, mbabwire uko Imana ikora, mbabwire ko Imana ibasha, mbabwire ko Imana igirengera abantu. Wewe rero impamvu zawe zo kubaho zirasumba cyane impamvu abantu bashingiraho bashaka kukugirira nabi. Impamvu zawe zo kubaho zifite agaciro kurenza uko ubayeho. Impamvu zawe zo kubaho zifite agaciro kurenza aho ubaye. Arara muri ibyo yaravuze ngo naremwe mfite impamvu wimbaza icyo ndicyo, agaciro kanjye kabarwa mu maraso. Ariko hari umuntu uri hano ngo amere Imana icyubahiro. Ndashaka ko tugera mu bubiko bw'icyizere, aho cyari cyarapfiriye, aho ibintu byari byarangiye, aho abantu bonaga bitazashoboka. Gutangariza Imana igiye gutuma ibintu bishoboka. Gutangariza Imana igiye gutuma ibintu bishoboka. Imana yacu nihimbazwe. Imana yacu nihimbazwe. Tuyitinzaho ibiganza, numva nanjye shaka kuyicyuba. Hari ibintu nibutse. Munyemerere duhaguruke nibura umunota umwe tuyiramburire ibiganza. Ni umuntu ufite ikintu yibutse. Ni umuntu ufite ikintu yibutse. Utagifite nahaguruke. Ariko umuntu wibuka hari ikintu Imana yakoze, ukaba warayibonye muri rya joro, ukaba warayibonye muri za saha, ukaba warayibonye wa munsi inama ziteranye, abantu bazi ko buri bucyurira bugacyuririmba, abantu bazi ko buri bucyumwaye bugacyushima Imana. Yeah! Rambura ibiganzo yishimire. Bwira ibintu Imana ibintu bibiri, yibwira bitatu. Uyibwira ngo ndagushimiye na cya kindi waragikoze, na cya kindi ni wewe wagikoze, na cya kindi ni wewe wagikoze. The last time la zebole la vokilistre we la last time binia reto shakaraba stosta ya grere. Tinza ibiganza byawe, tinza ibiganza byawe, tole stikere grere. Hari ibintu bituma udacogora. Buka ya mateka wagiranye n'Imana, buka bya bihe wagiranye n'Imana, ibuka rya joro Imana ivugana nawe, ibuka ya matariki Imana ihagararaho wari gupfira, ibuka cya gihe ihagarara muri bya bitaro, ibuka cya gihe wari uhagaze mu mayira abiri, utaza aho uri bujye, utaza aho uri buve, utaza ariko Imana yawe ikahagarara. Ariko Imana yewe data yitinziriza y'ibiganza. Ndashaka kumva ijwi ryawe. Stoshe karabastire zeledrar stelekita demenedra sterigin stoperive. Wari ugiye gusibwa ku ikarita y'isi, ariko Imana yongera kwandika bundi busha. Style zolalawi. Hari ibintu Imana igiye gukora, hari ibintu Imana igiye kurema. Ndumva ntegetswe ko hari ibintu Imana igiye kurema. N'umugoroba tugiye guhanura, n'umugoroba Imana igiye kurema ikintu gisha, n'umugoroba Imana igiye kwicara ku bintu byari biguteye ubwoba, n'umugoroba Imana igiye gutsinda abanyemaka ku buzima bwawe, n'umugoroba Imana igiye kora style, igiye gukora ikintu kidasanzwe. Ndumva imirindi y'Imana, ndumva imbaraga z'Imana, ndumva hari ibintu Imana igiye gukora, ndumva hari ibintu Imana igiye gukora. Stele soria zerere basta stela la kotaya zere bandrer tayara fika rotashika zole de kirbi tayasiriman tori kitare bonefu
wiririba. Ndakumva Mana, ndakumva Mana, ndakumva Mana, ndakumva Mana. Hari ibintu Imana inyukanyutse, hari ibintu Imana izinze, hari amateka Imana izinze, hari ibintu Imana ihindaguye, hari ibintu Imana iremye bundi busha, hari ibintu Imana izuye, hari ibintu. Oh, stola bene forte. C'est de contraste bien. Ostiste egine me. Stostime. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiguca intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya. Nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yamvuzeho, kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Nzogera kucoya, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye. Iyo ivuze bira, yategeka bigako, nifite ijambo rya nyuma kuri nge. Iyo ivuze biraba, iyo yategeka bigakomera, nifite ijambo rya nyuma kuri nge. Isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiguca intege, umwijima utuma tutareba imbere iyo tujya. Nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yamvuze, kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Nzogera kuco yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye. Iyo ivuze ndumva uyu mugoroba hari ibintu Imana igiye kunyukanyuka, ndumva hari ibintu Imana igiye gukinga. Nzogera taya sakire bastayi. Dore umugoroba Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe. Ivuze biraba, ndumva Imana ikoze ikintu kidasanzwe muri aya materaniro. Stere shekota. Rambura ibiganza byawe, ndashaka kukubwira imbaraga z'Imana. Data we, ngambirira buri munsi gukora ibyiza, ariko ibyo ngambiriye ntaba ari byo nkora. Mu buzima bwanjye niyemeje yuko nzagukorera Mana ngeze kugupfa. Iminsi isigaje iyo kubaho kwanjye
ushoboze kugukunda ngukiranukire. Umwanzi wanjye ahoranira ngateshuka inzira zawe, nagambirira gukora ibyiza, ibibi bikanza imbere. Namenye ko ngoswe n'igicu, n'ingabo nyishize ko ntabwo bamfite be na gato. Yesu mbere, namenye ko ngoswe n'igicu, namenye ko ngoswe n'ingabo nyishize, ntabwo bafite habe na gato. Yesu mbere maso. Zamura ibiganza byawe. Data, kuri uyu mugoroba, Data turasenze. Tarasikebo mu nzira zirimo ibiducogoza, mu majwi menshi. Muririmbyi yarabivuze, haravuga ngo mwami jya numva amajwi yayanyinginga, mpamagara ngo nkuveho. Babisha baranyegereye, bandi inyuma n'imbere, nyamara nkwisunge Kristo kugira ngo undinde ibicumuro. Ndahageze, wi ndahageze imbere yawe, imbere y'amaso yawe, imbere y'ubwiza bwawe. Turinde ibintu biducogoza, turinde ibintu biducogoza mu izina rya Yesu. Amajwi y'abadayimoni, amajwi y'ibicanege, amajwi y'iterabwoba, Reta shakarabi sole de mondraristike rataya shikaraba wile dostile binigre tayi postisebo. Ndakumva ma, ndakumva Yesu, ndakumva Data, ndakumva, ndakumva, wi ndakumva, ndakumva, ndakumva hari imbaraga, ndakumva ubitsikamiye, ndakumva ubituye hasi, ndakumva ubisenyaguye, ndakumva ubinanije, ndakumva uzamuye imbaraga, ndakumva uremye ibidasanzwe. La bi tayarawi zelele stile zele dokitre da postis ene dokre taibinefo. Ndakumva, ndagira ngo mvugane nawe uri kumva amajwi ari kugucogoza, ukumva amajwi agutera ubwoba, akakubwira ko bitakunda, akakubwira ko unaniwe, akakubwira ngo bite wiruke wigendere. Tanga abandi uze hano imbere tugusengera isengesho ry'umwihariko. Gira vuba. Wowe uri kumva amajwi agucogoza, kumva amajwi akubwira ngo bite wigendere, vamo genda, akakubwira ko indwara zawe zitazakira, akakubwira ko ibintu byawe bitagira ubuzima, ngo ntacyo wakora ngo cyemere. Ayo majwi aguca intege turagira ngo tuyananize. Tanga abandi uze vuba. Gira vuba nugutanguranwa. Kidendezi kirihindurije, ibintu birahindutse. Imana ije kunyukanyuka ibintu byari biguteye ubwo. Hari ibintu Imana ije kurema. Tinumvise ijwi rirangurura mu matwi yawe, humura mugenzi, dufatanyije uru rugendo. Taya steleborestis mondregeri witaya shakara baba, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Hari ibintu byari biguteye ubwoba, hari ideni riguteye ubwoba, hari ibintu biguteye agahinda, hari ibintu
hari ibintu Imana igutuze mu buzima bw'imbaraga, Imana igutuze mu buzima bw'imbaraga, Imana ikugirire neza, Imana igucira inzira, Imana igira ibintu irema. Ikamereza umukozi w'Imana Jean atambuka dusengere abingingira Imana. Ndashoje. Muhaguruke dusenge Imana. Muhaguruke dusenge Imana mushyire. Tunejejwe n'Imana. Imana turi imbere. Imana umuremyi. Imana se umwami wacu Yesu Kristo. Imana yatangiranye natwe. Imana yavuze ko ifuku y'iriba. Imana yavuze ko umucyo uri burasira abantu. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ayi Data Nyiringabo, ababaja bawe, ababagaragu bawe, ababumvaga bikomeye, reka umucyo wawe, reka ubarasire, kubera ko hari umwijima ngo wigijwe imbere, umucyo ukaba utambitse. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Ndagushimiye Yesu, kubera ko abangaba hari ibituro ukinguye kugira ngo basohokemo, hari ibituro ubasohoyemo, hari imyambaro ubambuye, hari ubwiza bw'Imana bubabonetseho. Haleluya, haleluya. Mutuze gakeya, mutega amatwi umwuka wera. Turize imbere y'Imana. Tuba twaturutse mu gitondo tuyibwira, tukavuga. Marangamutima wa yawe yerekeze ku Mana, ibitekerezo byawe bishyire ku Mana. Cecekesha umunwa wawe, vugisha umutima wawe, ubwiye ngo umutima wanjye tuza, kubera ko imigambi yawe yose Uwiteka arimo arayitegereza. Fata umunota umwe wonyine, cecekera imbere y'Imana. Muri ibyo 60 avanguye mutima urira, uze kwa Yesu, amakuba yawe yamubwire. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iyi ni umutekano w'Imana. Imana ishimwe. Uyu mwanya mutima wawe uri imbere y'Imana, mutima wawe uri imbere y'Imana. Nta rundi rusaku, nta yandi majwi, nta kindi vana n'Imana. Yibwiza umutima, utega amatwi, wumva iryo jwi ririmo kongorera mu mutima wawe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Abari ku ruhimbi muhaguruke. Imana ishimwe. Abari ku ruhimbi muhaguruke. Imana ishimwe. Imana itabwirwa iby'abana b'abantu. Imana izi bibarimo. Imana izi by'abateranye uyu munsi. Imana izi ibiri muri iri teraniro. Tugiye kuyikomera mu mashyi, tuyishimira ko ari Imana. Oh haleluya. Ayo mashyi ni make. Mukomere Imana amashyi, muyivugirize impundu, muyivugirize impundu, kubera ko uyu munsi hari abantu bazagaruka gushima kubw'ubuzima bushyashya Imana iremye muri aya materaniro. Amen. Twongere dukomere Imana amashyi menshi cyane, tuyivugirize impundu, kuko Imana iremye ibintu bishya.